Mbaye ikaze mwese mukurikiye Snow TV. Uyu munsi tukaba dukomeje kubabwira bimwe mu bintu byaranze igitaramo cya The Ben mu Burundi. Ubu ngubu nkuru igezweho nuko fata ku mavuta bamwise ngo nifata ku mamesa kubera ku magambo akomeje gutangaza. Ndetse nayo yatangaje avuga yuko Big Fizzo atarimba mu gitaramo cya The Ben imbere ye, kandi bikaba byarabaye Big Fizzo akaza kuririmba mu gitaramo cya The Ben, ndetse n'icya kabiri agombaga kuririmba ariko ntago yaje kuririmba kubera yuko amasaha yaje kugera ku isaha y'isa sita ku masaha bahawe baza kugifunga ataririmbye. Abanyamakuru bo mu Burundi bakomeje kwijujutira kudahabwa agaciro n'abantu bategura ibitaramo mu Burundi kubera yuko badahajya bahabwa agaciro, ndetse na n'ubu ngubu bakaba batarahabwa amafaranga bemerewe n'ibihumbi 10 byo kwakira The Ben ku kibuga cy'indege, na n'ubu amaso akaba yareze mu kirere. Ariko kuri ibyo bakaba baraje kubaza ikibazo abantu bategura ibitaramo kubera iki batajya baha agaciro abahanzi b'imbere mu Burundi ngo nabo babahe amafaranga menshi kuri ayo bajya batanga. Ibyo bakaba babihera ku byo bakomeje kubona abantu baturutse hanze y'u Burundi bahabwa amafaranga menshi cyane kurusha abahanzi b'imbere mu Burundi. Ibyo ngibyo bigatera agahinda abanyamakuru bo mu Burundi. Abategura ibitaramo nabo bakaba basubije mu magambo make bavuga yuko ibyambere ari business. Ibyo barimo ni business, ngo nta mikino barimo. Igihe cyose bazabona umuntu uzabaha amafaranga menshi bazinjiza kuyo bamuhaye, bagomba kuzamuha amafaranga nabo ahagije kugira ngo aze ashimishe abarundi ndetse nabo babone amafaranga. Mama wa Pamela akaba yaratugiye abantu nyarwanda benshi cyane bakajya mu Burundi kwitabira igitaramo, ndetse akaza no kubaha amatike yo kwinjira. Ibyo ngibyo abarundi bakaba baraje kwibana mu gitaramo cya mbere, bakavuga yuko ku ishuro ya kabiri kigomba kuzitabirwa n'abarundi benshi kubera yuko nabo bishimiye cyane igikorwa babonye. The Ben yeretswe urukundo ku kibuga cy'indege ndetse no mu bitaramo bye, akaba byaramuteye kurira cyane kubera yuko ari ibyishimo byamusabye byo yiboneye mu Burundi. Kuna biratunguranye kugira ngo mu myaka yaramaze adakora umuziki asange abanyarwanda n'abarundi bakimweretse urukundo bagiye bamwereka hariya muri bira bitaramo yagiye akorera. Ariko kugira ngo aze kukitarama nuko bamuhaye amadolari asaga ibihumbi 40, ndetse n'igihe ari ku rubyiniro bakaba baragiye bamuhereza amafaranga menshi cyane atazwi umubare, keretse abaje kuyabara keretse bo aribo babitangaje kubera yuko ngo yari amafaranga menshi cyane, amafaranga menshi pe. Mama wa Pamela akaba yaraje gutegera abanyarwanda benshi bakajya mu bitaramo i Burundi, ndetse akaza no kubishyura amatike. Ibyo ngibyo bikaba byaratunguye abarundi benshi baje kuza gufata umwanzuro kuvuga yuko nabo bagomba kwitabira igitaramo cya kabiri, bagomba kuzaza nabo ari benshi cyane, kandi koko baje kubikora neza cyane kuko nabo baraje biba akarusho cyane kurusha igitaramo cya mbere. Abahanzi b'abarundi bakaba bakomeje kuvuga yuko The Ben atigeze abaha umwanya nyuma y'igitaramo kugira ngo baze kuganira, kubera yuko abenshi bifuzaga yuko yabaha umwanya kugira ngo baze gukorana n'amaproje menshi cyane bamukuraho zo gukorana nabo indirimbo mu studio agiye akomeye. The Ben akaba yaje guca agahigo kuba ari we muntu weretswe urukundo rwinshi cyane, ndetse n'amafaranga yasaruye mu gitaramo akaba ari amafaranga atazwi umubare kubera yuko n'abantu benshi cyane bamweretse urukundo kurusha abahanzi bose bagiye baca i Burundi. Udushya twaranze igitaramo cya The Ben, akambere nuko telefone baje kwiba phone y'umugore we, ndetse n'aba Akostini baza kumwiba telefone, ndetse biza kuvuga yuko n'igitaramo bashatse kukica ariko Imana igakinga ukuboko n'ubundi bikaza kurangira kibaye. Abo ngabo bashatse kuza kukica bakaba barakozwe n'isoni, Imana akaba yarakinze ukuboko gitaramo kikaba. Gukubitwa kwafata ku mavuta ntago bizibagirana mu gitaramo kubera yuko ibintu byagiye bivugwa cyane. The Ben yaje no guhemba umuhungu waje kumuzanira igishushanyo cy'ifoto ye, akaza kumuha amafaranga kugira ngo ashyigikire impano ye. Utwo n'udushya twagiye turanga igitaramo cya The Ben i Burundi. Abanyarwanda n'abarundi bakaba
bari bategereje ibyishimo bya The Ben kuza kutwereka, kubera yuko yari amaze igihe kinini cyane ataduha amakuru muri showbiz, yabaga ahuze cyane, ariko ubu ngubu akaba yaraduhaye show muri uyu mwaka, kubera yuko i Burundi akaba asize amateka akomeye cyane, kubera yuko udushya asize i Burundi ntabwo tuzibagiranwa. Ariko abasesenguzi benshi bakaba bavuga yuko abanyarwanda ndetse n'abarundi bagifite urugendo rukomeye cyane, kubera yuko aho Wasafi Festival ahantu igeze ni kure cyane, kandi ibo bakaba babona yuko babishatse nabo bakaba bafata abahanzi babo bakabategura, bakavuga ati abangaba bagiye gutegura igikorwa, bakaba babona yuko cyazageraho, kubera yuko n'ubundi ngo Wasafi nta kintu kinini cyane girusha abahanzi bo mu burasirazuba ndetse cyane cyane mu Rwanda no mu Burundi. Ariko abasesenguzi bakaba bagaragaza yuko igihe cyose abahanzi ndetse n'abandi bantu bose bakunda umuziki bakifitemo ibintu by'urwango, ntago ibintu bazigera babikora ku buryo bushimishije, ahubwo ngo nibashyira hamwe bagakora ibintu byabo neza, nuko umuziki wabo uzatera imbere kandi bagashyika ku rwego rurenze Wasafi, kubera yuko Wasafi ngo yo ishyira hamwe kandi ngo irahuje. Ibyo ngibyo rero abasesenguzi benshi bakaba babihurizaho, igihe cyose abantu bashinzwe gukora ibintu bya muziki ndetse n'abantu bagomba gukora ibintu by'ibitaramo bagomba kuzajya bahuriza hamwe, ndetse n'ibintu by'urwango bakarushyira hasi bagakora ikintu bagihuriyeho, kubera yuko bose icyo bahuriyeho ni inyungu izava mu muziki ndetse n'ibyishimo bazahereza abantu bazaba bitabiriye ibyo bitaramo. Abanyarwanda ndetse n'abarundi bakaba banyotewe kumva igihe na Meddy nawe azatangariza igitaramo, kubera yuko nawe ni umwe mu bantu bafite igikundiro cyane cyane mu Burundi no mu Rwanda, kuko bose bahuriza ku rurimi, babasha guhuriza hamwe kumvikana. Aba banyarwanda ndetse n'abarundi ariko bakaba batishimira yuko ibintu byabaye mu gitaramo cya The Ben cyo gushaka kukica, ndetse n'ibindi bintu byagiye bivugwa cyane bitagomba kuzaba. Igihe cyose Meddy yategura igitaramo agomba kuzigira kuri iki ngiki cya The Ben cyabaye, kugira ngo aya makosa yagiye aba yose atazigere agaragara muri iki gitaramo cye.